waba wifuza sale nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye, gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Mereza. Inzozi Park, duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 932. Waba wifuza kuzamura YouTube channel yawe cyangwa izindi mbuga nkoranyambaga nka Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Spotify, LinkedIn, Snapchat ndetse n'izindi nyinshi, vibeandband.com nicyo gisubizo. Fungura account kuri vibeandband.com maze uryoherwe n'ibyiza byayo. Ukeneye ibindi bisobanuro bariza kuri telefone ngendanwa 0787 07 vibeandband.com. Isi kubere nk'umudugudu. Amaze imyaka 16 yose ndi njyenyine mbana n'abana banjye bonyine. Murashaka nkora iki kugira ngo mbanezeze mwebwe rubanda? Mukunde, musabe ko dukundana bingore. Ariko mwebwe ubwanyu abasore bigire mu bamama bakuze, kuko nibo bazi gutanga urukundo, nibo bazi kwita ku bahungu. Kuna kipindi kwa kinafika, yani sina hata chupi yenyewe imekatika. Ingero nyinshi zirahari. Hari perezida w'Ubufaransa. Komeza umurongore, ubane n'umugore wawe, umukunde nawe gukunde. Uyu munsi nibwo ndi kubona neza. What is love? Uriya mukobwa twahuriye muri hoteli nari nagiye gufatayo dina, ariko nari mfite amadokima yanjye, yikubise hasi icyo gihe amfasha kuyatora. Eko ye ubutakaye. None neguye umutwe, oh my god, mbona umukobwa uri kumfasha neza koko. Nawe ubutakaye. Nawe ntangira bizikomba ndita. Ndumva ngo mwaranyine za filime za kera za Jimmy. Byari bimeze za Jimmy Chan, arya Jimmy Chan. Jimmy ni ari Jimmy. By'ibihinde puro. Umva cyari kimeze nk'igihinde kuva icyo gihe. Namwatse nimero. Mutangiye urukundo. None se mumaranye igihe kinini? No. Like ukwezi kumwe. Ukaba ushaka gukora ubukwe n'umuntu mumaranye ukwezi kumwe? Ntabwo wakumvira ukuntu yambereye umwana mwiza. Tukibonana kugeza indi minsi yose yambereye umwana mwiza cyane, numva ndamukunze cyane. Urabizi ko n'irindi bintu byo gukundana. Ariko nahise nshiduka. Birangira namukunze. No. Ndamukunda pe. Ndamukunda cyane. Nanjye ngufite inkuru. Muri ibi mu rukundo. Oya, nanone ntabwo wabinkora. Ntabwo nabigukora. Ahubwo nari nzi ko nzahamagara mama wawe nkamuha izo story, ariko nkumva nawe mfite ubwoba yokagira amahane. Nkavuga nzabanza nshakisha uburyo ki nyine nzabimubwira. Ndi gukundana n'umuhungu w'umusore mu ngari. Oya. Ni bogari nkanjye se? Ugarakuru. Oya, Yarego wowe sijya ngo bogari bwa nabubona. Ubogari bw'umwana wanjye ntabwo nabubona, mbona ubwuho muhungu dukundana. Ni bogari turangana. Murangana muri turaza kumubona no kuvuga ngo turakundana, ariko turanakorana kandi akora abahangaha. Wow. No kuvuga abahano se? Oya. Numva mwishingiye sawo. Ntabwo twishingiye, ntabwo ndarana nawe kukabye. None ubwo Rawo manangera ugira inkuru ubwo sinakwishingira simbe babwire. Wenda nkababwira ngo kera baravuga ngo no guterura. Nkababwira ngo banteruye narongowe. Ukaga ngo nubujejwe. Amatwi yawe ntiyabyumvise? Ntiyabyumvise? Sinakia. Sikwabaye iki? Jeff. Wari kumukwereka, nta nubwo wari kwibuka ko
ayo mafaranga wayatwawe noneho rero gusetse wari kujya mu ngumi n'umuhungu bari bari kumwe kuko ndakuzi ingumi zari kuvuka mu masegonda make namubonyemo uzi ko nameze ingohe amatwi ibinyenzi hano ameze atya yambaye zayivugira urukweto n'umushito ifaranga nyine ari kuri iryo hantu hari n'utwana duto cyakoze umurezi kabisa ni gute ubona umuntu n'amaso abiri akagucika ukiruka ngo ugiye guhuruza iyo ugenda ugahita umukacira wari kubi njyewe nari narasobanukirwa ko ari nakiyo rwose namubonye birancanga ndavuga uyu ni nakiyo cyangwa se we kuko ishusho namubonye musi yo muzima ibaze iyo ngenda nkayobera ku muntu w'abandi ariko umwe nijeyo kango kareshya n'inzara y'umusore ako nk'iyi Imana iza kumfasha byibura nakiya tugahura ariko bigenze ute mageragere yego ariko utamukubita indimi umuri gasuru ahubwo nawe bakagutera ingumi muri ayo majigo ntabwo tubana kubera ibintu by'akazi kuko ngo twatangiye tubona kubera akazi haza kuzamo ibintu by'urukundo rero ntabwo nakwita mvuga ngo rero ubwo dukundanye sohoka ugende ariko ntabwo turarana dahumura nta cyabaye yitwa gute yitwa Brina ariko urushaho kugira amatsiko y'urindira se akaza kuza mukibwira ni umusore murangana ndaza kubwibariza ubwo ari umusore tungana njye ndumva binanshimije cyane mbese urukundo nta kibazo kirimo bw'iki ubwo yazongera akakubabaza kuko anti mbabarira ibyo ngibyo reka nkubwire umuntu akomeje kugenda abitekerezaho nta kintu na kimwe yazakora kandi nanone ngo ntawe utinya atarungurutse reka twizere ko wenda atazabikora ntawe wamenya Imana niyo nkuru dusenge nibona ari Imana nibona ko bikwiye izakomeza bishyigikire tubane nibona bidakwiye ubwo ufite ukundi kuntu izabigenza ibicisha iruhande umva naho ugiye mu magambo reka njye mu kikoni sanga umugore wawe Antrabizi ndagukunda nanjye ndabizi niyo mpamvu nakubonye nkahita numva nagukurura n'amatwi ukuntu waje utambwiye urabizi ukuntu wababajwe n'iyi si ukabazwa n'ubuzima ndabizi shire wanjye ntabwo nyine kongera ukababara kuvuga ngo nawe nyine uzashyiraho akawe umukanga mubwira turabona ko nateruye icyuma n'umubaza anti wanjye nzagukura amenyo gusa niba hari umuntu nkeneye ko waba wishimye ni njyewe nkeneye ko wowe wishimye pe njyewe rero ubu ngubu ibintu bimbabaza nsigaye mbigendera kure ni ukuri kuko nta mpamvu yo guhora umuntu asa nk'aho ari mu mateka amwe adahinduka haba hagomba kubaho impinduka ukeneye ko wowe wishimye pe sanga umugore wawe njye kubategurira ubundi nimugoroba turakina amakarita nongere ngo twite kandi bibeshe sibyo gukora ibi cyangwa mwarabimubikorera oya wowe ndi kukureba amaso yawe akahita ambwira ibyo warahaye mugabo umusanga negura ariko bya bintu abayibugari ni muri wikendi ndashonje ibyanjye namuteguriye ndashonje sawa reka mbirebe siko wamusariye uba ku kana bari bari kumwe niko kamufite ingumi njyewe akana nyine bari kukwereka rero reka mubwira ngenda ndabona ikintu tugomba gukora nuko tugomba kubibwira Ribu ngiye gutanga ikirego kuri Ribu nake bamukurikirane kandi ngenda byizeye ko bazamufata ibyo ngibyo uri kubivuga gutyo namaze no kwandika mbabarira kwizwe uvuye kwizima ushaka ko tujya kuri Ribu ngiye ngiye gutanga ikirego muri Ribu nake bamukurikirane ngenda bizi ko bazamubona nta n'ubundi buryo bushoboka mani ntago wantangayo cyangwa se tunajyana none se arabura icyo waje tukagenda twagiye tukajya gutanga ikirego gusa niba mufata ko kwihanganira kutamuharatura bizantera icyaka koko kufiriya mbere kumuharatura ukuzinyiraho ukirwana nibyo nzamukorera ndebe igise nagize cyakora himba uvuga kabisa cyumve mbimba mvuga ntabwo budi yasanze yakugaraguye hano hanze yaranamvure genda dore telefone yawe moroherezaho message ngo ni sheri gusa turacyajyanye ntaranshaka kuri hoteli ntabwo ndi kunshaka kandi wiyama utangize kuzunguza ibyo bintu byawe ushaka guseka
uri mu buryohe Wabaga uri kumwe na Naki ese Ekisi uriya mugabo ajya abishobora Ben, urabona hano hari ikintu atwaye? Nta kintu atwaye rwose. Ni heza, ni ahantu hari inzu nziza, ni ntabwo ari mu kajagari. Yubatse ahantu heza ati wawe. Kandi ikindi nyine nakunze ukuntu azi gukora decoration. Abakobwa ntabwo tugenza ko nakamwe tubatera utuntu twose. Twongera rero. Sha decoration yikoze neza, nakunze ukuntu ibintu biri organize mu nzu ye. Hanyuma ikindi namukunze nawe. Namukunze? Nta kibazo cye, nawe mfite ubwoba bwose. No, ni umwana mwiza cyane. Umusirimu. Umwana mwiza cyane, ni umusirimu akunda abantu. Yawe uzagenda ubibona uko muzagenda mubana. Nta kibazo cyo rwose. Ntabwo ari nka ba bandi usanga bakomeza ibintu bakazana ibintu bya old school. So hari akandi kantu ashaka kubwira. Urabona ndashaka ko nitumara gukora ubukwe tuzajya i Gisenyi. Twese tuza. Njye nari mfite igitekerezo kitandukanye. Waretse tukimara gukora ubukwe tukaba dusubira muri Canada. No be. Ako kanya? No. Ya, ako kanya nyine twaba twakoze nk'uyu munsi tukazagenda ejo tukarara dukatisha. Ndashaka ko honeymoon yabera ku Gisenyi yanjye nawe. Muri Canada hari amahoteli meza kurusha Gisenyi, hari environment nziza niba ushaka ku mazi. Hari ku mazi heza cyane kurusha Gisenyi. Cyangwa ufite undi mukobwa ukarita? No, uretse ko ari umukobwa wenyine mfite muri ubu buzima. Namukubita? No, uretse mukunda cyane. Urabona Canada nabizi ko tunjye nawe nakubwira ko nyine twamaze igihe kinini ngenewe turiyo. Ahubwo mbere ko mubwira uko ngera ntamaze igihe kinini. Ntabwo namaze igihe kinini ni ukuri. Kandi niyo mpamvu ngira ngo uba wumva nyine nkubwira ngo dusubire nyuma numva makumbuye kuko nyine ntabwo nahinjoyinze cyane nkawe. Urabona habaye igihe uri kumwe n'ababyeyi bawe n'iki, ariko njyewe ukwezi kumwe numva ari nk'iminsi 2. Ibaze gukora ubukwe bebe sibyo. Tugahita tujya Canada baraye tutanaruhutse. Urumva ama stress tunaniwe ibiki. Salama wowe. Wagiye inyuma ukazajya unsubirizayo kuguru. Sibyo? Uwakuroze ntiyakarabye. Useka akanya dupfuye. Uwakuroze nibura nta nubwo yigeze abitekerezaho ngo anakarabye. Ayiwe! Aga siporo. Senyera wayiretse nkazajya mujyana muri siporo. Ukagabanya icyo kibuno. Ikibuno na nyoko. Suntutse kuri mama yarapfuye. Ese wamusanze we nibura? Suntutse. Senyera urabizi neza ko uru rugo rurimo utarurimo. Urabizi neza? Ngo mama hari igihe nawe wamukurikira urucira mukasoro ugatwara nyoko. Oya ubwo rucira nyoko rugatwara mukaso. Iyo mugane ndawuhinduye. Kuki utatetse? Subiramo? Kuki utatetse? Wiborosheje uno munsi? Wiborosheje uno munsi? Ndakunukiye? Ninde muntu mwavuganye mu gitondo? Uwari we wese yaguteye umwako.
kuki ntatetse uzi ko usigaye umenyera se harya umemba ngahe mabuja ariko tata nibura wumva muri wowe umeze ute umeze ukuntu bigiye bitandukanye none se mu bitekerezo wumva umeze ute bigiye bitandukanye ntabwo kunyumva aho wabaga warubaye ute bigufasha igeze umenye uko nkwitwaraho ujye ungendera kure mbese aho uri se nkahagere imbere cyane uko nyine ubivuze niba ndi muri saro uri mu cyumba nimba ndi mu cyumba uri muri saro babarira tuzajya Gisenyi okay ukwezi kumwe basi none ukwezi kumwe mana yanjye oya numvaga basi wenda ari nk'iminsi ibiri no iminsi ibiri n'imikisheri basi okay ma 2 weeks basi njye baby no cyumweru nabyo ni gufata hoteli mva mubwire ngiye nuko ndi kwinjiza ku ruhande ariko ngiye ikintu bituma nyine nashaka gutinda mu Rwanda ngiye reka mu by'ukuri urabizi narabibwiye ubuzima nabaye hano mu Rwanda ntabwo ari bwiza ntabwo bwashimishije nahaburiye ababyeyi nahaburiye umuryango rero ngiye narugunda kubivugaho ndabizi ko iyo mbivuzeho igihe cyose ndabizi urarakara sibyo birandakaza kandi bigatuma niyo mpamvu ndi mu buzima bwawe sibyo ndashaka guhindura ubuzima bwawe kuburyo uzabaho wishimye reka mu Rwanda ngiye hagaburira ibintu byinshi kandi sorry okay nyemerera basi ibyo ngibyo ndi byose uzansaba nzabiguha byose nzabikora gusa unyemere tuzajyana i Gisenyi njye mu Rwanda ntabwo mafite memory nziza nkunda kwatinda nari rwaranzi ko nzagaruka nuko ari wowe washatse ko tugaruka no be wirira sibyo nashaka kubwira sibyo nabizi ko mukunda nari nkumbuye mu Rwanda mbabarira unyumve kuri icyo kintu cyonyine sibyo okay basi babara basi iminsi ine ntabwo iyo urakaye okay ndakwemerera ariko bizaba iminsi ine oh my god kari imikiza rero nawe hari ibintu ukunda kugira ugasanga urashaka ko ngendera kuri nuze kuri conditions zawe ugasanga ntabwo uri kunyumva njye ntabwo ibyo bintu bikunda birakara sibyo okay iminsi ine ndayemeye sibyo yiri zuba mubi umacakurira ntabwo ndi so nyine we should freshen up we go we are no ngansiki ndacyarakaye kandi macaka ufite amaso meza ntabwo macaka kubabara ngiye kurira niyo mpamvu mudisindu nari ntangiye kurira ihangane kumbabaza ndabizi kuva twahura ntabwo ndari nakubabaza subiza ntukansekere ko naje kukumenya nyuma y'uko uvuze ngo nsange mama sibyo aho yagiye none ugiye kubona uwanyawe ngewe wajyaga umbona ndaho nisarishwa nivugisha utugambo utaramenya uwo ndiwe rwose suri sibyo nkugira inama nk'umubyeyi oya uzayigira abo wabyaye kinatetse jyewe teta ese ujya wumva uzashaka ko nzi ko nta mwana ugira se urambaza urumva nzagwa ku muhungu wawe bwari ndi kukubaza urumva uzashaka ntabwo bikureba uteganya ko urugo rwawe ruzaba rumeze ntabwo bikureba nyirango wimbaza ibintu byinshi nteke se kuko papa hari ingaza rye nteke kuko hano hari murumuna wanjye nteke kuko ndi gutekereza mukadata uri kumbwira ngo nanjye nkurikire mama wanjye sindi kukureba ngo bamufitiye impuhwe ubu ntekereza ejo hawe hazaza nkareba amaraso ari gukoshya y'ubuto nkareba amagambo uri kuvuga nkareba uri kuyabwira mwana wanjye urababaje sindi umwana wawe ndakwisabye wa mubyeyi yego ndakwiyamye ndetse kandi reka nkubwire nyirango ubu noneho
wajyaga umbwira ibyo wishakiye uzi ko nta hantu ufite ho kujya, urabizi ko papa ahari, uraramuka ukomeje kumbwira ibintu ntumva neza ndahita musanga kuri hoteli. Amatelefone yawe gusa twarayanjye se n'ayawe nikuzanire mabuja yizane nyine. Ese ubu ushaka kumbikamo ubwoba wawe? si udisubona ufite isura yo gutera ubwoba. Yego urashaka kwisangira papa kuri hoteli? Ushaka kwisangira papa kuri hoteli? Nasanga papa kuri hoteli, nasanga mama aho twamushyinga. Imana nimba hariho ijambo wigeze kumbwira rikambabaza ngira ngo ugiye kubona aho amana sharize ngo uramukumbuye ngira ngo nkoraho takarenge ngira ngo winkoraho. isangira papa kuri hoteli ufite n'irungu sibyo? turi nta rwano twatetse kandi nanjye nta mwanya mfite wo guteka, ndumva nameze neza, ndumva naniko. ubundi se ninde wakubwiye ko nkeneye kurya ibiryo byo muri uru rugo? ndajyayo of course, ndajyayo. werekeza rekeza iyi nyine ugiye kureba papa wawe, nanjye ngiye kureba umugabo wanjye sibyo? nitwa Raju. nanjye nitwa Bruno. Bruno niwe anti wanjye yambwiye ko mukundana. mugeze munganiraho se? twakuganiriyeho. Okay, ni njyewe Bruno. So nanjye nari maze iminsi mba Canada, gusa nari naje mu Rwanda ndavuga ni reka nze gusura anti wanjye. Meze neza ariko? Meze neza cyane. nawe umeze neza se? nanjye meze fresh. ndabibona kabisa. Nasa nk'umuntu uvuye hanze. Narabibona ndacyanananiwe buriya. Ayo umunaniro wo mu ndege njye sindawumva ngo numve ukuntu. Oya maze kuruhuka, maze iminsi 2 ndi muri hoteli. Waje mu biki sina? Naje mu myiteguro y'ubukwe bwanjye. Mfite ubukwe, mfite umukunzi nshaka turi kurushinga nawe. Wese ariye ko ntigeze mubona? Ari hano. Ari hano uraza kumubona mu kanya. Ariko n'ubwa mbere uje hano? N'ubwa mbere nje hano kuko maze imyaka 5 muri Canada. Hano mo hanze uburyo mubayeho niba byoroshye irabizi. Ukamara imyaka 5 yose utageze mu Rwanda ngo uzunasubira cyane. Ko buzima cye ntabwo nabashobora. Niyo mpamvu naje nkumbuye umuhanti wanjye cyane. Nanjye turakorana, ikindi kandi turanakundana, sinzi nawe kubwiye. Nse ukunda anti wanjye by'ukuri? Raju, icyo kibazo buri wese yakibaza sibyo, ariko byanyabyo nyenda mukunda. Sinzi ko wenda abantu babifata, ariko byanyabyo nyenda mukunda. Anti wanjye urabizi ubuzima yaciyemo. Ndabyumva kandi n'umwana wajya bimbwira, akambwira ko mama yaciye mu buzima butari bwiza, ngomba kukavaringa ikibazo cyo cyose gishobora kuba hagati yanjye nawe. Rero nanjye uko nshoboye kose nzabikora, ariko nyine sazagira ikibazo kizamo. Bruno niba ukunda anti wanjye uzambabare ntuzamubabaza. Bro, come on, ndamukunda, ibyo ngibyo ntabwo ari man bro, yarababaye bihagije. Trust me, yarababaye, ndamuzi. Yarababaye. Gusa nkeneye ko njyewe nka anti wanjye Bruno nshaka abayishimye. Ntajya ariko mbyifuza. Sinzi impamvu nyine urimo uragira ngo nyine ntabwo nshaka kumubabaza njye nawe, ko njye nshaka kumubabaza. Njye nawe tuganire n'ibiganiro turi babiri sibyo? Turangana, turi mu rugero rumwe sibyo? Ariko promise bro, I promise ko nanjye ntabwo nzigira mubabaza tu. Thank you so much. So nanjye urabizi ndi muri stress byinshi bya tari man. None se ubu ufite ryari? Ona none ko tukanirete meze fresh. Noneho ubu hagezweho kwambara ikoti ridasa n'ipantaro, noneho ukambika abasore 5,000.
ubuse nta wabyutsa sheri wawe ntiyaruhutse ashobora kuba yaruhutse reka mubyutse reka mubyutse Bruno reka nzane sheri wanjye wazo namurebe dusangire Seriously. Like father, like daughter. Of course. Umeze neza ariko. Daddy ntabwo umeze neza. Why? Umeze neza? Naje. Mu bintu byanzanye nawe urimo. Ko akoje umeze neza. Very good. Nje kwanza ni ubundi bishokora bikeya. Aho mwana afite n'izindi kado muri hotel haraguha imyenda inkweto. Ubwo nazo ntagira umuzane mwana wawe. Hari state bigura make. Umeze neza ariko. None se utubazo ngo utanye kwanga umeze neza ibikini n'ibibazo wenda byo bishobora gutuma mbere kutameze neza mu kurwanya. Papa ngiye mbayeho nabi pe ndenda no gupfa. Sure. Oh no. Come on. Ese ubundi papa hano hantu rata ni wawe cyangwa? No, hanga ntago ari wanjye. Hanga ni muri famille y'umudamu wanjye. Ariko nyine nshatse wanjye none ahita magera ku mafaranga afite ndashaka kugura inzu. Niyo mpamvu bankubita, niyo mpamvu bankoresha nk'umukozi wo mu rugo. Barakukubita. Papa uzi ibintu bibera hano? Nkuko nabikubwiye ufite My God. Daddy, mbyuka saa 10, ukumva? Icyitwa umurimo cyose ni njyewe gikora. Noneho ibaze ko uriya mugore wawe nyine ngiye mwita mama kugira ngo mwumve. Biramutse no gukubita. Papa ngiye ko ngubita ntabirenze mba numva ari nk'umubyeyi uri guhana umwana we. Sibyo? Ahubwo uzi ikintu kibabaje. Nyirango se nimba ari umuntu, nimba ari robo ngiye byaranshanze. Ibaze ko uko urabona iyo umuntu arwaye ukuntu bamuha ibinini ukuntu agomba kubinywa mu gitondo saa 6 na nijoro. Uko niko nyirango ameze kubaga. What? Ngiye naranumiwe. Abagabo. Yego mana yanjye. Abafite uwa saa 6, abafite uwa saa 8 n'igice, mbese buri saa n'umugabo, buri saa n'umugabo. What the fuck? Shaben murambabaje anti wanjye adutegura ibiryo yishimye ariko birambabaje ko mutabiriye. Ntabwo nanze kujya kubira ikindi ntabwo bimeze cyatetse nako. Nta n'ukundi njya beke. Ibiryo birimo amavuta y'inka. Noneho hari na cheese ku ruhande ntabwo njya mbirya pe. Nuko nanze kuvuga nyine nijijije ariko nagiye muri douche narutse. So ntabwo nari kubivuga rero imbere y'abantu batetse. Urabona efforts zose yakoresheje guteka gutegurira ibintu nka biriya iki ntabwo nari kujya kuvuga ngo ntabwo nabirya. So that's why nyine ntakomeje ngo rye. Bebe rero hano ni kwa anti ubutaha ujye uvuga ikintu cyose ushaka bakigutekera. Ntuzongere guteka ibiryo hano wange kurya sibyo? Ujye uvuga icyo ushaka nta kibazo bagiteke. Sibyo? Ubivuze nta kibazo ariko se ntabwo bizajya ribangama. Gusa nyine anti n'ubu ngubu yarakaye. Ariko mbaza impamvu gusa namubwiye ko utabikunda nyine atari yamenye ibyo ari byo. It's okay gusa ubutaha ujye uvuga icyo ushaka. Okay, cool. Abagabo. Nyirango tuzana abagabo. Oh my God. Noneho abananutse, ababyibushye, abagufi nta nubwo azi gutoranya. My daughter. It's true? Yeah. Oh my God. Tadigiye na rume nabuze nibikubwira uri hariya ushobora no kugira stress n'akazi kakakunanira. Nyiramutse namubwiye ko mba gufata neza. Kugeza igihe nzazira nkakemura ikibazo cyawe ushaka n'ujyana cyangwa gukora ibintu bya business ukikorera. Nuko siga gufata zana abagabo mu maso yawe. Ahubwo se ko yigeze no gushaka kumbwa ngo ngwamo umugabo nanjye turyamane. Oh my God. Oh my God. Ikigabo kirekire kireshya n'ibibazo. Umva arambwira ngo teta ngo nimba udashaka kuryamana n'uyu mugabo ngo mvire mu rugo. Ndamubwira sha mama nushaka unyirukana njye nta kibazo mfite. Ibyo bintu byose byakuye mu maso yawe urabibona n'amaso yawe. Nkayanjye. None se nimbe nibyo noneho papa ibaze ko kiriya gisaza kiwe n'ururaruda kiba gishaka kumva.
kuki nambwira subu mu by'ukuri koko urabona ntari umwana abasha gufata yego man buri ashaka gufata he kungufu umuryamanye nambwiye ngo ababona ngo namuryohera nimba namuryohera gute simbizi mwana wanjye ibyo bintu byoce muri rugo ubana nabyo mba ndyamye mu cyumba urumva najya kumva nkumva kize gikubita urugi kiranyenjeranye ariko nizeye ko wabera umwana mwiza nawe utigeze ugira ikibazo ngeze ko nitonda ndasenga iyo bambwiye ibintu nk'ibyo ndapfukama nkabasengera nkavuga mana uhindure bano bantu pe reka rero nkubwire ubu nonaha nta kintu ufashe mu nzu tugiye guhaguruka ukinga inzu yawe ufunguza imize munsi y'urugi tugenda kuri hoteli ufatire icyumba ubu uri kugeza ikibazo nyine n'inkoko bizakemuka ngiye kuba muri hoteli turajyanye ubu nzajya ndya inkoko right now duhita tugenda nabyo kuvuga ngo wenda ngo ejo cyangwa ejo bundi ibyo ngenda za kurikimana nyina ngo nzambwire ukuntu mana we umuntu umugore akambeshya ngo ngarandinde no yarambwiye ngo ntani nako nuko nyine ari by'abantu bakuru nta nabivuga ariko ngo nani iki bivuge byose wabivuze n'umuntu ntacyo mutwara rwose yarambwiye ko impamvu ngaza n'abagabo ngo wowe ngo nta kintu ushoboye ngo nyine ngo indangira gutangira ninde Bruno tutaryamye siko nteye ubwoba ubwoba iki nukumanze aho kugira ngo uvuge ngo ninduke tufunge ugura umunyabwoba igihe cyose ntago nyangira ubwoba pe ahubwo nyine ntago menyereye ko umuntu akomanga agahita yinjira ubwo se usanze nambaye ubusa umva ari ikibazo kubona asambaye ubusa cyane ku muntu mukundana igihe se cyo kumbona nambaye ubusa we cyari cyagera shabana yanga ahubwo se wowe kumbaza ngo ntabuze ibitotsi ko naryama wowe kutaryama mbona ucyambaye n'ibintu byose nari ntararyama nari mfite ubute natekerezaga kubanza kujya koga mu maso kubera ko nta muntu ugira urarana makiyaje noneho nari ndi no muri telefone hari ibintu nari ndi kureba ejo nshaka gutuma wowe se kutaryama kuryama byananiye habaye iki habaye iki Bruno hari ibintu bimwe birangwanira mu mutwe ndimo ndibaza niba ari byo cyangwa atari byo ibikise kandi ese Raju uriya mukobwa yakubwiye ukuntu yitwa Naki nibyo uraziranye